Murakaza neza kuri YouTube channel ya Love Fashion nko muzina Mungu wanyu iradukunda Jiva. So muri iyi minsi rero turi kubona itsinda rya Morex Kids 1 nyine ubwo ngubwo imaze nkaho yashizemo abana bayo bari barinze, uwo bita Dani yaragiye, uwo bita Deborah aragenda ndetse no bita Munezero amaze kugenda. Dani Dora amara kugenda twaravuze ati Dani Dora ni ikigoryi, turamutuka byatanye, turavuga ati sura mwana agiye, ura mwana bari bamaze bari bagiye kumuzamura nawe ngo nyine ajye hanze, nyine twaramututse byatanye, turavuga ati Dani Dora buri yakoze amakosa byadanje. Deborah aragenda, turavuga ati Deborah akoze ubugoryi ibiki n'ibiki, turavuga ati Morex Kids yari imaze kumuzamura imukoreye iki byose, nyine turavuga ati Morex Kids kabana bari kugenda bite none. Muri iyi minsi rero wari usigaye uyoboye abandi bana bose bita Munezero nawe amaze kwigenderera muri Morex Kids ya kangahe ya kabiri, iriya ya Kayitare nyine byagenze bite ubundi. So muri iyi minsi ubundi Morex Kids 2 yari imaze iminsi idasohora ka video nyine ko kubyina, kubera iki bari bamaze kwakira abahinde n'abazungu nyine bavuye hanze, bari bamaze kuza muri Morex Kids ya kangahe ya kabiri nabo baze gushoramo iki amafaranga. Uwo bita Kayitare yaravuze ati bano bana bari kubona nyine nari kubaha abazungu, nari kubaha abaterankunga nyine ye Morex Kids 1. Ikintu cyatumye bano bana bayikunda n'abantu bakayimenya nuko bari bagiye muri Armenia, mwarabibonye bakamamara cyane bakavugwa nyantu henshi. Uyu Kayitare nawe yaragiye rero abazanira yake abahinde, abazungu, abanyamerika, ahanga bari bagiye ku kibuga cy'indege bagiye kugira ute kubakira. So mu kubakira abaterankunga baragenda akakubwira ati se ufite abantu bazi kubyina ubundi. Uyu Kayitare rero yaravuze ati yahise ajya kureba Munezero muri Morex Kids 1, aravuga ati Munezero we gwino hano noneho dukorera amafaranga, kuko Munezero ntabwo ava muri Morex Kids 1 angaje muri Morex Kids 2 adakoreye atafite nyine ikintu cy'amafaranga bagiye kumuhereza. Kandi ikindi bamwe mwabibonye neza video Morex Kids 2 iri gusohorera ya Kayitare nyine Munezero ari kuba ari imbere y'abandi bose, kandi Munezero ari kuba yubashywe bari kumukikira, nyine ubona ko nyine ari umuntu bakiriye neza cyane. Mu gihe uriya bita uriya mujene bita ngo ni nyine uri waruyoboye Morex Kids 1 we yafataga Munezero nyine nk'umuntu uraho ngo mwayibonaga umunsi bwo akamushyira imbere, undi akamukura imbere, umwaka amushyira muri video, undi namushyira muri video, ariko basezeranyije Munezero kazajya agaragara muri video yose bazajya bakora, kandi akagaragara ari imbere y'abandi bose ari kubyina nyine abantu, kurya umuntu wese uzajya ujya kuri video zabo azajya atabona iki Munezero imbere y'abandi. So Munezero na Morex na Deborah rero nibo bantu bari imbere cyane n'abantu bahostinze, dore ko Munezero video ya mbere yagaragaye muri Morex Kids 2 ya Kayitare yarebwe cyane, irakundwa cyane, abantu benshi bakajya bavuga ati ngo Deborah yagarutse se muri Morex Kids, kumva ahubwo bita Munezero nawe yagiye muri Morex Kids ya kangahe ya kabiri. So byavugishije benshi, turi kwibaza ati se uyu mujene wa Morex Kids noneho agiye gusigarana iki niba Dani avuyemo, Deborah akagenda, Munezero akagenda, ikibazo kiri kuri uyu mujene kabisa. Nta kuntu wambwira kuntu abana bose bagushiraho sha bigiye kukurangirana kabisa. Gusa nyine kategereza turebe icyo ari buze kubivugaho, dore ko yavugaga ko Dani ariwe wakoze amakosa, ngo ntabwo yabana n'abantu batiga. Turaza no kureba niba koko bagiye ari wo bishaka bari kura kababwira ati mugende nta kibazo, cyangwa se niba bagiye ku bushake bwabo. Gusa nyine Morex Kids 1 ni nkayigiye gusenyuka kabisa, kuko bano nibo bana bari barinze muri itsinda rya Morex Kids. So reka dukomeze dukurikirana amakuru rero, nihagira ikindi gisohoka cyangwa se kibandaza kubamenyesha. Na Mungu wanyu dukunda Jiva, ciao ciao, kugira ngo subscribe, ciao ciao. Nyagasani reba kure wangejeje n'ahandi wahageza.